bari byinshi cyangwa se binatandukanye, ariko hari uburyo bwinshi abarozi bakoreshamo tumwe mu dusimba tujya mu nzu cyangwa se tugena mu nzu zacu, aho ushobora gusanga imbeba, ibinyenzi, za Marie Jose, cyangwa se hakaba n'amapusi ajyaza mu ngo zanyu ariko ntimumenye icyo bivuze, cyangwa se wowe ukabura aryamye ukumva harimo nk'ibintu bigenda mu nzu ariko wabyuka ibyo bintu ukabishaka ukabibura. Ibyo byose ni ibitero ugabwaho n'abarozi. Izo ni za maneko zoherezwa mu mbaraga z'umwijima zikaza kuneka amakuru y'iwawe zikagenda zikayatanga ku barozi, hanyuma abarozi bakabona aho bahera bakujegeza cyangwa se bakurimbura. Niyo mpamvu uri hano rero ndagira ngo usobanurire yuko igisebe kidashobora gukira hari umuntu ugitoneka. Nawe niyo mpamvu wivuza ntukire kubera ko uburwayi bwawe bufite umuntu wongeramo ibindi bintu. Niyo mpamvu kano kanya wivuza ntukire kubera ko iwawe hari ibintu bihaza nka maneko bigaya gutanga amakuru, na bya bindi byose mugambiriye gukora cyangwa mutekereza gukora bikagenda bigatanga amakuru ku buryo abarozi bamenya aho banyura babihagarika. Niyo mpamvu rero ukwiye kumenya kino kintu. Umurozi ukuroga arifuza kukurimbura, arifuza ko ubukene butera iwawe. Iyo ni inyatsi, kuko numva niba urwaye ugahora wivuza ugahora utanga amafaranga, byange bikunde uzageraho utindahari. Niyo mpamvu kano kanya urimo gukora ka business cyangwa umaze gukora ka business ukabona urimo kugenda uhomba ukabona ntibikunda. Iwawe muririrwa muryana hagati y'umugore n'abana, mwese muririrwa muryana, ntimuzi ikintu mupfa, namwe ubwanyu muricara mukabona ikintu mupfa kidasanzwe ntikigaragara ku buryo wabikibwira undi muntu. Niyo mpamvu rero kano kanya wowe wagiriwe ubuntu bwo kugera kuri iyi channel. Kano kanya ngiye kukwereka ikintu ugomba gukorwa kuri imbaraga z'umwijima kuri abarozi mu buzima bwawe, ku buryo bazajya bakureba bakagutinya, ku buryo nta muntu uzongera kugera iwawe, nta muntu uzongera kukuvogera.
ngo hanyuma uganire n'Imana muri ubwo buryo. Niyo mpamvu rero tugomba kubanza tukikuraho ikibi tukimika icyiza mu buzima bwacu. Noneho n'abarozi mabi, we rero uritongora uvuga amagambo meza. Ari nayo mpamvu nakubwiye ko Imana igomba kuza imbere muri kwa kuzenguruka yanzu. Uragenda ucucagira, urabona kwa kundi umuntu ashobora gufata nk'amazi agenda acucagira ahantu hari ivumbi, cyangwa kumwe abantu babibaga amasaka kera bagendaga babiba amasaka bagenda bayacucagira. Nawe niko ugomba gufata iryo vu ririmo wa munyu ugenda ucucagira uzenguruka igipangu. Nkwibutse ko ugomba kunyura ibumoso, ugomba guturuka ibumoso ujya iburyo, hanyuma ukagenda uvuga amagambo atandukanye bitewe n'ibibazo ufite. Ukavuga uti wera n'urugero, nkuyeho uburwayi buri ku buzima bwanjye cyangwa se buri ku muryango wanjye. Hanyuma niba ari n'umuntu urwaye ukavuga amazina yiwe, ukazenguruka ukuraho ibyo byose, uvuga bya bibazo byose. Icyo gihe ukongera ukagaruka handi watangiriye. Ibyo rero nurangira kubikora gutyo, nta murozi uzongera kugaruka iwawe ku gipangu cyangwa iwawe ku rugo ngo aze kuhajugunya ibintu. Ubwe naza ntazigera habona, zahabura. Rero umurozi namara kuhabura, ikintu kizamaho azavuga ati ko najyaga njya kuruga uyu muntu nkahabona nkagenda nkagerayo, n'uyu munsi nkaba mpabuze, ati byagenze bite? Azavuga ati uyu muntu kambayeho yangiriyeho yamvumbuye, uyu muntu ntitonda ashobora no kumpitana. Umurozi azatangira kugira iki? Ubwoba, ntago azagaruka aho ngaho.
z'amazi yaraye mu nzu, hanyuma dushyiremo ibiyiko 4 by'umunyu w'inyanja, hanyuma dushyiramo wa munyu tuzareka biyenge, hanyuma nibimara kuyenga uzagenda ukarabe y'amazi uhereye mu mutwe. Nkwibutsa yuko uwo muti nta muntu ukarabisha cyangwe cyangwa se isabune, ni umuti ukarabisha intoki zawe. Kandi numara gukaraba ndakwibutsa yuko ugomba gukoropa muri dushe kugira ngo hataza kugira umuntu ujyamo wundi akandura, kuko bya bindi wakarabye byasigaye hasi muri dushe. Niyo mpamvu ugomba kuba ufite andi mazi meza wamara gukaraba ukamenaho amazi ugakoropa neza kugira ngo bya bindi wakarabye bigende. Niyo mpamvu ugomba gukoropa. Hanyuma numara gukaraba uzava handi wakarabiye uze uhagarare mu cyumba cyawe cyangwa se ahandi hantu wakarabiye, niba ari muri salo, hanyuma uhagarare wumuke. Ntabwo ugomba bisanzwe, usa nk'ukaraga ibiganza kandi ukirinda gutsindagira cyane. Hanyuma iyo ubonye atanoga neza ufata urutoki rwawe rw'igikumwe ukayakanda, hanyuma ukongera ugakoresha ibiganza usa nk'ugenda ubikaraga, hanyuma ntabwo bisaba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane bizakuvuna. Hanyuma warangiza ukagenda wisiga, ukisiga uhereye mu mutwe. Ari nayo mpamvu nakubwiye ngo kandi mudagana n'umuntu wazahaye, wa muntu ufite uburwayi bwamuzengereje, yewe nawe udafite ubwakuzengereje gukoresha ivu n'umunyu uzenguruka inzu. Urugikora umunsi umwe, biba bihagije. Hanyuma gukaraba umunyu n'amazi urabikora kugeza igihe wumva ko uburwayi bwawe butangiye kugenda bugushiramo. Kuzabyumva ushobora kuba ufite uburwayi bumaze igihe bukaba bwararubatse igikuta kiremereye, bikaba ngombwa ko ugomba guhozaho kugira ngo bigire gute bishire. Ushaka kubikora mu munsi umwe, iminsi 3, icyumweru, bikabirangiye, ariko bizaterwa no kuzajya ugenda wiyumva. Naho kiriya cyo gucana mu nzu ugomba kubikora iminsi 3. Byo gucana, hanyuma ukaguma. Icyo ushobora gukora iminsi no gukaraba no kwisiga. Ibyo nibyo ugomba gukora kugeza igihe wumva ko ubuzima bwawe bumaze kugaruka, umaze gukira, umaze gutekana. Ariko nkwibutsa ko ibyo byose hatariho gusenga, hatariho kwizera Imana nta cyabaye, kubera yuko ibyo bakuroze ni bibi. Ubu ntago ari uburwayi bwo kwa muganga, bwa burwayi busanzwe ngo niba mpibinini ngo ndebye ngo mbitenkira, biratandukanye. Kuko buno burwayi busanzwe nta muntu burimo kubutongera ngo bwongeremo izindi mbaraga. Ariko ubu burwayi impamvu busaba kubutwitongora nuko aba babigutongereye buri munsi ku munsi bavuga amagambo, bisaba kuyakuraho. Niyo mpamvu babwita uburwayi budasanzwe. Ibi rero nubikora gutya bikubwiye inshuti yanjye, ukabikora neza uko nabikubwiye, ukankurikira ukanyumva neza, iyi video aho wumva utabyumva neza ujye usubiza inyuma wumve neza, usubize inyuma wumve neza. Aho wumva bikugoye ushaka kuyiri downloading ujye uyumva buri munsi uko ugiye gukoresha umuti. Ibi nubikora neza, bwa burwayi bwari bwarakubayeho karande, bya bibazo bibera kubayeho karande biravaho bigende. Kuko aba bantu babaroga cyangwa se abantu bagira nabi, n'amagambo bavuga, n'ibyo biti batwohereza, n'ibyo byatsi bakoresha. Nawe rero ugomba gukoresha uyu muti ubyikora, ariko ukoresheje amagambo meza, ukoresheje urukundo. Nongere no kukwibutsa ikindi kintu kimeze gutya rero. Nimba wowe ubwawe ufite kino kibazo, ndakwibutsa yuko nimba uzi umuntu ukuruka
kirazira kikaziririzwa nta muntu urakarira umurozi. Ntukore ikosa ryo kurakarira umuntu ubigukorera, niyo umuntu ahura mu ndakani n'ubwo burimo no kubabara, ugerageza kumwereka yuko nta cyabaye, nta kibazo ufite. Yewe niyo wabona babara cyane wongere kubabara umurenze ugeze hirya, ariko ntukereke umurozi ububabare bwawe, kuko kwereka umurozi yuko ubabaye ni ibyishimo kuri we. Niyo ageze mu rugo yongeramo ibindi, kuko ababona yuko ibyo yakoze arimo kugera ku ntego ze, arimo kugera kuri ibyo yashakaga. Niyo mpamvu ntukereke umurozi n'umunsi ni rimwe ko ubabaye. Niyo mpamvu ni mu gihe urimo kwivura ugerageza, niba hari naho mwahuriraga cyangwa n'inzira mwahuriragamo, ugerageza unyure kuri we kugira ngo atabona yuko umeze neza, umuhunge. Kandi munahura nubona bibaye ngo ko muhure, umusuhuze n'umutima mwiza, wikomereze wigendere. Ntukereke umurozi wawe n'umunsi ni rimwe ko ubabaye. Yego biragora kubera ko ubabaye kandi uzi ko ari wowe wakugiriye nabi, ariko byiguca intege, kuko wowe uri ku rugamba, wowe urimo guhangana kugira ngo utsinde ikigezo kiri mu buzima bwawe. Niyo mpamvu rero nkubwiye kano kanya wikore ikosa ryo kurakarira umurozi, kuko kurakarira umurozi ni ukumwongerera imbaraga kandi no gutuma abona yuko ari mu gutsinda. Rero tutizimbye wenda ikiganiro kugira ngo kitaza kuba kirekire cyane, wowe ukomeza gukurikira ibiganiro byacu uzagenda usobanukirwa ko ndi hano kugira ngo turimbure ikibi kikwataka cyangwa se ikibi kiza mu buzima bwacu. Twoherezwa n'abana b'abantu, cyane ko abana b'abantu hari igihe bamwe muri bo baba batifuza ko abandi